kubaka ni ikintu kigora, aho gusenya ni ikintu cyoroha. Mujye rwose mumushimirira, arakora aragerageza kandi agerageza kwitanga. Shata turagushimira. Ndabashimiye namwe, ndajya muhanze mwongeye mwiyamashyi. Arakaririmbo umuvandimwe yateye ngo buryo umugabo mumfashize, buryo umugabo nuso zubutumwa bw'abagutumina nigana ijambo ahora amasharihe byagora byose mu bana b'u Rwanda aharanira ubumwe bw'abanyarwanda. Ako niko nashakaga, nagira ngo icyo dujanga no guharanira ubumwe. Ko mbivuga na muradi ntabwo twanywe icyayi, duharanira iki? Tuambika iwacu. Rero bavandimwe mbabwiza ukuri, njye nezerwa namwe, muranshimisha pe. Ubundi kare kose twari hehe, imyaka yose yagiye itambuka 20 nkotanye mwaye muri hehe kugira ngo twubake iki kintu. Bwana abantu bose urebana bafite ubushake, kuko nta muntu azindutse adafite ubushake kugira ngo twese tubuze imbaraga dushyira ryaduka rimwe twiyemeje mu gihugu hose. Ndagira ngo abaguverineri baze hano, muze hano mwese abaguverineri, amurebe bose n'abaguverineri, bamwe bahagare hano abandi bahagare hano. Soma ngwino hano. Murebe abane ba guverineri bahagarariye twebwe muri buri ntara baraza kubibwira. Rero abangaba nibo soko tuvomaho kugira ngo baduhagarare hariya, kugira ngo twumve ibitekerezo by'abanyamuryango. Nibo baje guhagararira buri ntara bafatanyije natwe, kugira ngo noneho bagende bageze imyanzuro twaganira ahangaha, icyemezo twafashe kandi cyihuse, kugira ngo twubake ryaduka ryacu, dutangiye twiyambike abanyarwanda kandi ku bintu bidahenze. Nkuko babibabwiye, twatagiye kubona amasoko ya botine, kandi ni igikorwa cyatangiye ejo. Baratwandikira cyane, mbonye n'undunyandikiye barambwiye ati izo muri ofisi turazikeneye. Murumva rero ubwacu twatangiye kubyaza umusaruro ibyo dukora, kandi ndabashimira cyane. Ba guverineri ndabashimira namwe uburyo mwamwitanze, mwavuye mu ntara hirya no hino hatandukanye, mwazindutse akenshi mwanadutanze ahangaha, namwe ndabashimira. Ndagira ngo buri wese uko duhagazana banza bibwire, sibyo byiza? Turahera hakujya ababwire imigani imigambi, ababwire aho ahagarariye, aho amaze kugera mu ncamba kugira ngo twihute. Murakoze cyane. Murakoze. Nitwa Nzabirinda François Xavier, nkaba mfite company bita Gloria Artishes Limited, nkaba nkorera i Musanze na Nyabihu, mu turere tw'amihoreramo. Nkaba nkora ibikomoka ku ruhu n'ibijyanye na rwo. Nkaba narakunze urufatanye turimo turakora mu ruhererekane kugira ngo duteze imbere ibikomoka iwacu mu Rwanda. Ariko mbere na mbere ikintu cyanteye amarangamutima kugira ngo mbijyemo cyane nuko ibi bintu dukora, hari abana benshi twagiye duhura, nagiye mpugura, abandi ngenda mbarangira, bakumva ko umuntu ukora inkweto ari umuntu utarize w'umukene, mbega bya bintu mbuze uko ngira. Ndaje mumenyeshe ko njya kwinjira mu uyu mwuga ngenda n'umushoferi, mfite kategori zanjye hano ku ikofi ziriho, ariko narebye rwaserera ndimo nkoze, ndebye n'uyu murimo nsanga ahubwo ahantu haryamye ubutunzi bwisha ahantu abantu batarabona. Mpitamo kurambika ibyanjye byose nakoraga byose nshyira hasi, ndavuga nti uyu mwuga ngiye kuwukora, nubwo ndimo mu myaka irimo iragenda ikurakura, ariko gushaka no gushobora, ndavuga nti amasaziro yanjye naya ngaya, si uko mbuze ibintu nakora, byinshi birahari nkunda no kugerageza, ariko numva ko umwuga wo gukora inkweto no guteza imbere ibikomoka kuri iwacu mu Rwanda, wa mwuga abandi banze ngomba kuba uwa mbere mu kuwuteza imbere. Rero
intego mfite mu ntara y'Amajyaruguru mpagarariye, ndumva jewe ubwanjye kugeza ubu namaze kubaka KRC barayizi cyane, guhera maze kubaka guhera ku mudugudu kuzamura kugeza ku ntara. Meme uvuga ngo jewe ubwanjye nashyizeho ba mayors, nimba ari ikintu nk'ubutumwa turi butange ntago biri bungore cyane, nubwo itambwira uwa Gakenke, nkahita mbwira uwa Burera, nkahita mbwira uwa Gicumbi, nkahita mbwira uwa Musanze, ubwo nabaga bagashyiraho abahagariye muri segiteri bikamanuka mpaka kugeza kuri wa mukorodone wa nyuma. Iyo rero niyo ntego jewe mfite, kugeza ubwo buri wese azaba yicaye azi ngo KRC ni iki, kandi buri munyarwanda wese akambara ikintu kivuye iwacu mu Rwanda. Turi mu mahugurwa, akantu gato wenda nabasangiza abagenzi bacu nimba bakavuzeho ntago mbyibuka. Hari umudamu muri Ethiopia yatubwiye kugira ngo Ethiopia ibe iya mbere muri Afrika, bemeye bakakoresha ibyabo, uruhu rw'iwabo, abaturage bambara inkweto zo muri Ethiopia. Ni uvuga ngo niyo ya mbere muri Afrika ibasha kuba icuruza inkweto nziza, inakora n'impu, ikabasha no gusprayinga hanze, ikaba niya 10 ku isi. Murumva ko urwo rugero ni urugero rwiza cyane, kandi ni byiza kugira ngo twigire no ku bandi ibyiza. Nanjye rero mu ntara y'Amajyaruguru intego mfite nuko tugiye gushyiramo imbaraga n'ubundi zirimo, ariko tugiye noneho kurenza 110% kugira ngo noneho buri munyarwanda wese koko iyi brand dukora ibashe kumugeraho, kandi ayambara yishimye, kandi dufatanyije tuzabigeraho. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Ngewe nitwa Uwihoreye Aphrodis, mpagarariye intara y'Amajyepfo. Mu by'ukuri rero ibi bikorwa dukora byacu bimaze kugera ku rundi rwego, twakoze network groupe yacu nk'intara, dushyiramo hirya no hino mu tundi turere n'abandi n'amativeti ni bose bazamo. Ubwo rero icyo dukoreye hano turongera tugahita dusharinga muri groupe hasi, bikamanuka nabo bikamanuka hasi, bikagenda bikagera kuri wa muntu wo hasi. Akenshi akabaza abo bantu bakorera he, ese nta soko bagira, ese Nyabugogo umuntu abasanga he? Ibyo byose bakabaza, ese izo mpu numvise uruganda rw'Ubugetsi, ibyo byose birahari. Ubwo rero mu by'ukuri imbaraga zo zirahari nyinshi, tugiye gushyiramo imbaraga nyinshi, tugende tubasobanurire, tubabwire ko tugiye gushyiraho isoko riri aha ngaha, turemeza mu kanya. Umuntu wese uzajya uba yumva bishaka, yaba ari Nyaruguru, yaba ari Huye, ku buryo aza akaza yashaka na produit yiwe akaba yakayizana agashyiramo, bityo akagenda ashishikariza n'abandi ko hari ikiri gukorwa yabonye. Mu by'ukuri rero turashimira ubuyobozi, turashimira chairperson ahagejeje. Imana igomeze umuhe umugisha, tubikuye ku mutima, hamwe n'Imana tuzabigeraho. Murakoze. Mwiriwe, ngewe nitwa Ugirimpuhwe Claude, nkaba ndi guverineri w'intara y'Uburengerazuba, ariko hano mw'iri huriro ryacu hatari abandi bumva ko hari ngiye akwiyeho guverineri, ahubwo ni mw'iri huriro ryacu, ni muri ka karere kahura n'ibibazo bitandukanye, ibisasu, imitingito, sebeya. Ni ukuvuga ngo birahuye ku buryo ushobora gusanga ushobora no gucika intege ku cyo wari ugiye gukora. Ariko aho ninjiye muri aka kazi nakinjiyemo atari uko ijwi ry'umutima rimpamagaye, ahubwo imiruho niyo yampamagariyemo, ku buryo ntabonye umwanya wo kwishushanyaho bya binyuguti abasore bishiraho, kunywa inzoga, ahubwo nahoraga ndi irresponsable, ndi kubazwa urukweto rw'umukiriya. Ndababwiza ukuri mw'abantu mwebwe muri hano, aka kazi kacu k'inkweto ni zahabu. Ndabahurugiye kuba ko ari impamvu ari zahabu. Inkwano natanze nayakuye mu nkweto.
ngira ngo niba ari umufamiliye wampaye amafaranga menshi ayampaye ubukwe bwarangiye ibihumbi 80 bivuye mu Busuwisi, ariko byose nabirangije. Uko mbona gutya ndi mutoya, ariko nkubwiye sinzi kuvuga umubare byakanga abandi. Mfite abana 6 bose bariga, kandi nta mwana barampamagara ngo minerivare yabuze, nta mwana barampamagara ngo amafaranga yo ku ishuri ngo yabuze. Hari n'igihe nshira akaboko hejuru ati niba hariho n'undi mwana wabuze ibyo kujya saa sita sinshaka kumumenya ariko ndamwishyuriye. Byose biva muri urukweto. Akandi gashya cyangwa indi zahabu nuko kano kazi kuri nge singe ngenyine kagiriye umumaro. Mfite abankomokaho muri aka kazi bageze kuri 18. Nyumva ko nshobora kwigisha bino bintu. Ni umugabo wo muri PSF i Rubavu yarambwiye ati Claude, ntukabe igare n'umunyonzi, kuko igare iyo riguye n'umunyonzi aragwa. Umunyonzi akazajya kwivuza, nyuma yaho agashaka amafaranga akavuza igare. Ahubwo aguka, ntukore wenyine, ahubwo ukorane na benshi, kuko akenshi ikibazo dufite ngo nimpuyu nguyu ubumenyi ngo ntabwo azagaruka kunshimira. Uburyo bwo kunshimira ni uko yigisha uyu, nawe akigisha uyu, bikaba isheni. Hano hari umusore nkunda, ndanamushimira imbere yanyu, yabaye ijwi ryiza kuri ngewe. Ubu nanjye ni mwarimu wanjye, ariko nawe afite abandi bana abereye mwarimu. Nanjye Rubavu mfite undi mwana nashyize ku kazi, nawe ari gukora, afite abandi bana afite. Urumva ko kano kazi gaca n'ubuzererezi, kaca no kubura imburamukoro. Iyo ni imigisha iri muri aka kazi. Ntizimbiye magambo, nabashije gushiraho ba meya bahagarariye uturere tw'intara y'Uburengerazuba. Mu Ngororero hari meya, wamubaza ibijyanye na value chain akabikubwira. Nyabihu n'umujyi wa Rubavu, nubwo ndi mu mujyi wa Rubavu ariko ngomba gushiraho meya w'umujyi wa Rubavu. Ku buryo mu mahugurwa amazemo iminsi hari mugenzi wacu wagize ibyago, umwana we akora impanuka arapfa, ari bamushinguye ejo, ariko abakora ibikomoka ku ruhu bose narababwiye ati mutabare kwa runaka bagize ibibazo. Rero nyakubahwa uhagarariye rino huriro ryacu, natwe duhagarariye intara zitandukanye, ushira impungenge ntabwo tuzagutenguha, kubera ko aka kazi gahagarariye byinshi. Ubu turi ku isoko ry'umurimo. Akarusho ubu twinjiriye abize, ntabwo natwe turi kubarirwa mu bize, kuba ko twebwe ibyo twize turanabigaragaza. Na wa wundi uvuga ngo yabuze akazi naze rwose hano akazi karahari. Murakoze cyane. Murakoze. Amazina nitwa Kizazu Berisheba, mpagarariye intara y'Uburasirazuba. Intara y'Uburasirazuba ku batayizi igizwe n'uturere 7. Nihuse neza mu ncamake harimo Rwamagana, Kayonza, Kirehe, Ngoma, Gatsibo, Nyagatare na Bugesera. Mu ncamake mu buryo bwo kwihuta kugira ngo abantu basobanukirwe intara y'Uburasirazuba ahantu herereye. Iri mu gice n'ubundi cyegera ku mupaka w'Ubugande ndetse na Tanzania. Ubwo rero hari bamwe mu banyamuryango b'intara y'Uburasirazuba bari hano, nifuza ko byaba byiza babaye bahari, kugira ngo ntabandi hano nitwa ko mpagarariye abo bantu, noneho nkaba mpari ngenyine. Bagira gutya tukareba abahari. Murakoze. Baturutse mu ntara y'Uburasirazuba. Murabona ko tuzagera kuri byinshi dufatanije. Mu ncamake rero bagenzi banjye babivuzeho cyane, ariko icyo shaka kongeraho
ni uko mu ntara y'Iburasirazuba mbere y'uko dufata ibyemezo twahuguye abantu benshi. Kuva 2004 nari mu ntara y'Iburasirazuba. Uyu mwuga nawushyize mu bikorwa nk'uko hano mu mujyi wa Kigali, aho nigishijwe n'umusaza bita Gatora Juvenal, ndamushimira cyane, ni sogokuru w'abatekinisiye. Yego. Ku bindi bikurikiyeho rero ni uko abo twigishije hafi ya bose bafite amateriye, nabo barimo barigisha abandi. Noneho ubwo ndimo ndavuga uruhererekane rw'abanyamuryango dufite. Noneho by'umwihariko ubu ufite itsinda twatangiye ry'abanyeshuri 20. Abo bose ni abanyamuryango bazaza gushyira mu bikorwa ibi turimo kuvuga. Abo bantu 20 tugiye kubahugura mu mezi 6, bari muri gahunda ya RTB na SDF, ndetse tunaboneraho ko gushimira leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yitaye cyane kuri uyu murimo. N'abandi hirya no hino bagiye bafite imishinga ibafasha kugira ngo bahugure abandi. Ubwo rero tukaba twaratumiye nyakubahwa Chairperson Damour kugira ngo ahubwo azaze kudufasha gushyiraho abahagarariye uturere, kugira ngo mu ntara y'Iburasirazuba nawe ahagere, ubwo ari ku rwego rw'igihugu azaze kudufasha gushyira mu bikorwa icyo gikorwa. Murakoze. Murakoze. Nitwa Bazambanza Simone, nkaba umujyi wa Kigali murabizi ko ari munini, si byo se? Fatanyije n'uwo bita Matabaro Arone, tukaba turi kugenda dukora natwe ubukangurambaga, kuko ubumwe bwacu, abanyarwanda, ubumwe bwacu rega tugomba no kubusigasira mu byo dukora. Ariko yaramwe ngo nitonde wenda mvuge make, ariko none giye biri kuniga. Nabonye inkweto numva nshatse kuzivugaho. Niga mu nkumbuje, niga umudiregiteri bitaga Edwin, ni umunyegana, twe twaforomwe n'umushinga wa Division, kandi ni imishinga leta y'u Rwanda izanira guteza imbere abanyarwanda. Yaratubwiye ati muri mu kizu kinini cyuzuye amafaranga, atari ko muri mwe nta wakwigurira burushete. Aturugero ati aturugero ati reba nk'iriya hene kera, uretse ko leta yacu isigaye twishishikariza kurira heza tukajya n'indyo nziza kandi yuzuye. Ati reba nk'iriya hene iri hariya, urebe n'izi nkweto. Mwe muri kuvuga ngo inkweto twiganaga n'abantu b'urubyiruko, murabazi, twe twabyize 9 turi urubyiruko. Burya urubyiruko dufite imiterere yacu mu kigero cy'urwo rubyiruko, tukavuga ngo ariko nk'ibi ngo inkweto, gatubwira ngo umuntu kuki acuruza urwembe rwaguraga icyo gihe 10, akabasha kugenda akigurira burushete, wowe ukakora inkweto iri mu iyo wenda sinze kuyibarira neza, ariko nzi neza ko wayikoze neza ukayiryoshya, ibihumbi 40-50 babiguha. Kuki wa muntu ucuruza inzembe cyangwa wirirwa ubunzi igisokozo cya 200 agutanga kugera ku gikorwa runaka? Ariko impamvu inshuro nyinshi babidutanga ni ukuvuga ngo buriya se Ngaroni ngo ngari imbere kuriya tubwira ngo buriya ngo hari izindi nyungu. Twubaka ubumwe, twubaka ubumwe nk'uko igihugu kitubwira ngo ubumwe n'ibi ngibi. Babwije ukuri, nshobora gukorera wenda ari Gasanze mu mukingo runaka, nkaba nakora agakweto kamwe, ariko turi itsinda rigari gutya, hazwi igihugu, twakora inkweto zingana iki? Ntabwo twahembwa bimwe Korode yatubwiye ati twinjiriye imishinga, twinjiriye abazi ubwenge, ahubwo duhuze. Njye mbona ikiriho ari nacyo mbwira abantu benshi aho twicaye, abo tubasha kuganira dufata nk'agafanta, barabizi, ndababwira nti dushyigikire Damour. Perezida wacu w'ihuriro yazigi
niba avuga ngo mukoze gutya kandi ko kagakomanga nta muntu wabona iyi nkweto gatwima isoko, kuko abanyarwanda baravuga ngo uwica agakura yica umutavu. Ndumva nta watwica twatangiriye ku rukweto nk'uru. Numva je mfite icyizere, abantu bajya bavuga ngo ngarutse ku ruhu. Rero uruhu rwo ngiye kuruvuga, hari abajya bavuga ngo ruranuka. Je buriya uruhu ndubona nk'imari. Uruhu rwanyurije indege ejo bundi, nta muntu wari wanegera ngo anyurize indege, ariko je nuriye indege kubera uruhu. Nkora amasaha 9 ngenda mfata ku kanyobwa nari gukenera kose kancaga imbere, ariko nkatekereza ngo uruhu nakora iki? Ari ibintu nshoboye je numva ahubwo navuga ngo none dukore wenda iduka koko rikomere, twoye kureba dushobora gutangira bigoranye, ariko nzi ko tuzagera heza pe. Kuko niba umunyamerika je nacuruje, niba mfite ibyangombwa najyaga mpimpa Abashinwa mbisi. Niba abanyamerika bava muri Amerika kaza aje gushaka uruhu mu Rwanda, Umushinwa kaza aje gushaka uruhu mu Rwanda, kuki noneho bataza baje kureba n'ibyo twazikuye, bakavuga ngo ziva mu Rwanda, dore umusaruro, si ukurutunganya cyangwa kuruboherereza gusa, dore n'ibyo dukuramo nabyo bakabikenera. Rero numva dushyigikiye umuyobozi w'iri huriro, tugashyigikira n'igitekerezo perezida yaduhaye ati muhaguruke nimukore. Ntabwo igihugu cyacu gikunda abanebwe, ntawe cyari. Numva ntizimbye mu magambo. Twebwe abahagarariye umujyi wa Kigali ni ugukora ubukangurambaga, ni ukwigisha ubumwe. Mwakonye mu kamera ba guverinoma amashyirwa ba guverinoma barakoze, batubwiye imigani n'imigambi uko baduhagarariye mu ntara. Amashyi mubaye nagahagije, mwongere tena. Ndagaruka kuri Sheba bavuze yuko banegereje kugira ngo bazashyireho ababagariye mu turere ndetse no mu mirenge. Kuko narabizeye muzajya mushyiraho abantu, ubwo muzamamagare mwakoze ubusabane nze dusangire tunoze ibyo tujya kwisi imihigo. Rero nizimye amagambo, ndagira wenda mujye mwicara dutangire igikorwa, kandi ndabashimira uko bajya kwicara mu bamera amashyi bakoze rwose. Rero ndagira ngo rwose ubu twisa kugira ngo saa 7 twasoje, twatangiye bitinze, ariko ndagira ngo kugira ngo muzikora bajya mu ntara tutaza kubatinza, ariko ndagira dutangire ubu ngo igihe kirageze kugira ngo dushireho iduka nk'uko twese twagiye tubiganira. Tumaze igihe tunyotewe n'icyo kintu. Ujya kugufasha agira aho ahera. Murabizi sindinya kuyabwira, hari abantu benshi batifuza ko twebwe ihuriro ryacu rikomera, aho kubera ubumwe bwacu, imbaraga zacu, dushyigikiwe n'umukuru w'igihugu, byose tuma kubigeraho. Hari barusara mu nduru, simubizi se? Ariko abo ngabo ntabwo baduca intege. Twebwe dufite ubumwe bwacu, twarihuje ihuriro rimwe. Tugomba guteza imbere igihugu cyacu, twiyambikira abanyarwanda ibikomoka iwacu. Hari ijambo umuvandimwe yavuze, gutangira ubona bigoye kuko, ariko yo mumaje gutangira, mumaje gushyira fondasiyo, inzu imaje gushyira fondasiyo, buriya ikintu kigora ni fondasiyo. Kuzamura n'ibintu byoroshye. Ubu twe tujya gushyira icyo bitwa fondasiyo, noneho twebwe tujye mu ngamba. Inzu ko kumura ahangaha tunyotewe no kugira ngo twese umuntu aze mu iduka avuga ati iri duka nagizemo uruhare, iri duka ni iryacu, iri duka ibirimo byose nanjye nkora, biriya ni njye wabikoze, sibyo? Ubu rero ikidurije ahangaha kugira ngo twese dutange ibitekerezo nk'uko Manuel yatubanjirije akaduha ibitekerezo afatanya na Dasira. Abo bose ni abantu bagiye baduha ibitekerezo byinshi. Rero ubu tugiye gutangira, ariko turasa ku ngingo
kugira ngo amasaha ataza kuducika, amasaha ataza kutubana menshi, ariko twerekeze turasa tuhite duhuza ibyo bitekerezo byacu, noneho dushyiraho n'igihe iduka rigomba kuberaho kandi ritari kera. Ubu turi itariki zingana 6, tuyihe na target tuvuga ati wone ku itariki 30 tuzatwamara gushyira iduka. Nitufata ibintu birebire, dutangire uko mu bushobozi bwacu, dutore n'abantu bagomba kudukurikiranira ibyo bikorwa, itimu igomba kudukurikiranira ibyo bikorwa, none ubundi twese imihigo. Siko bimeze Mivumbi, umusaza udukuriye, siko? Ndagikweto ndabizera cyane. Rero muze tujye gutanga ibitekerezo, Roni aradufasha na Chantal azanga bajye bahuza mikoro, abantu bajye kuduha ibitekerezo. Chantal azajya byandika, imashini bayishyizeyo, ntacyo urabyandika. Noneho ku buryo twese ibitekerezo dufashe tuhita tubihuza ako kanya, twemeza iduka abagiye gukurikirana iryo duka n'igihe tugomba kurikiriraho, n'amafaranga rishobora gutajya gukodesha amazu, inzu idushoboye gukoreramo ibihanga. Mbega ibitekerezo, ikibuga ni icyanyu, umahaye ikibuga mwibohore, sibyo sister wanjye? Wibohore rwose, mwibohore, abasista hano mudufashe, sibyo mwamine? Twese twibohore, tuganire mu isaha imwe, tube tumaje gufata icyerekezo cyiza cy'igihugu cyifuza, dushyigikiwe n'umukuru w'igihugu. Murakoze cyane. Nitwa Uwamahoro Emmanuel, mfite kampani yitwa Emas Shoes. Ndi umudezayini, nkaba mpugura n'abarimu mu rwego rwa CPGR. Njya gutanga igitekerezo cy'uburyo hajyaho iduka, ndahera nubwo ntabashije gukurikirana ayo mahugurwa yaberaga i Masaka, ariko hari akantu k'amakuru nabashije gukura, yari nako kanamfashije ku byo ngiye kuvuga n'abitabiriye amahugurwa i Masaka. Nuko mbere yo kubigisha uko bashushanya, bakora design, byose icyo basorejeho bababwira ngo murabizi, muzi gukora design, ariko byose mutazi ibintu bya marketing by'ubucuruzi, zero. Nuvuga ngo twese turi hano, intego dufite ni inyungu. Ibintu bidafite inyungu ntabwo dushobora kubijyamo. Ari nayo mpamvu iri huriro ririho, Rwanda Reza Value Chain, twese turimo, tukaba duhagaze aha ngaha tugira ngo hajyeho ikintu kimeze nka koperative cy'ubucuruzi. Ubucuruzi budahari rero, ibyo twaba dukora byose byaba ari zeru. Muri makeya nashaka ko iduka rijyaho kugira ngo twese twiteze imbere, twebwe ubwacu, amakampani yacu, imiryango yacu, duteze n'igihugu imbere. Muri makeya rero ndavuga nti rero kugira ngo iduka rijyeho habanje gusabwa imigabane, kugira ngo hajyeho imigabane fatizo muri association. Nza kuganira na bamwe muri komite nyobozi iriho, mbabwira ariko ubwo ngiye narababazaga, ese buriya ntiharimo imbogamizi ko mbona abantu mu gutanga imigabane bisa nkaho bibagora kugira ngo ifatizo rijyeho, kugira ngo ya association ibashe kugira kapito y'amafaranga runaka, mbese kubera ko ntabwo twabaho tutari mu kintu cy'inyungu cyangwa ubucuruzi. Biza kugorana kuko muri komite nyobozi harimo umudamu bita Germaine, yabashije kugira amahirwe 2019 yo kuzenguruka igihugu cyose gusura abanyamuryango bakora ibikomoka ku ruhu. Tubiganiriye ambwira ko harimo imbogamizi z'uburyo dukora, twese ntago tureshya, n'ubushobozi bwacu ni bukeya. Igitekerezo nayo natanze rero cy'uburyo iduka rishobora kujyaho kandi buri muntu wari wese akibonamo, nabajije imibare Chantal, twebwe abanyamuryango ko tungana, ko mba mbona ku rubuga turi abantu benshi, ambwira ko turi abanyamuryango barenga 200. Ndabona se abanyamuryango 200, buri muntu atanze 30,000, ko ari 1,000 ku munsi, abantu 200 ko ari 6,000,000, ayo mafaranga yabo. Ariko sinarinzi imibare,
y'abanyamuryango dufite. Nabone se babaye 400 buri muntu agatanga ibihumbi 30, ntago zaba miliyoni 12. Kuko ntago ndeshya n'akaringanire Eugene ibi bintu bimazemo imyaka 40. Amaze gusohora abanyeshuri barenga 1000. Afite ubutunzi ariko ntabwo tureshya. Ariko icyo kintu ngewe natekereje bwari uburyo bwo kugira ngo umutoya umukuru twese twibonemo. Ari nacyo kintu nashaka kongeraho uyu munsi ntagaragaje ku rubuga nandika cyuko ibyo bihumbi 30 ni icyifuzo murabiganiraho mu bidiskiteho yuko hakwiyongeraho amafaranga hagati y'ibihumbi 2 cyangwa 5,000 hagakogwa amakarita y'abanyamuryango tukamenya abanyamuryango abaribo. Kuko kujya muri koperative ngiye n'igitekerezo cyanjye ndumva bya bitegeko. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo umugore utakoye nta jambo ugira kwa sobukwe. Umugore utakowe ntabwo ugira ijambo kwa sobukwe. Niba iyo contribution rero idatanzwe uyu munsi yo koperative ntabwo uyirimo, kuko ibyo ari byo byose niba ejo bundi warakurikiranye amahugurwa iminsi 6 ukabasha gukora produit nk'iyi, ntabwo uzabikora ngo bibe nk'indabyo ku meza. Ugomba kubigurisha. Ari nabyo no mugabo yavugaga kugira ngo ya nkwano iboneke, abone mitiweri, abone ibitunga abana. Kuko uyu munsi mfite ibyo nshora nkabishyira hariya muri produit bikarangirira aho ngaho, ubwo no vuga ngo ubwo yabizimye ejo sinakora ibindi. Ngiye nicyo gitekerezo nari natanze cyuko ayo mafaranga aramutse abonetse iduka ryajyaho kandi nta muntu bibangamiye, kuko hasabwa ubushobozi bwinshi. Uretse ngiye gusoza ngiye kurasa ku ntego. Ahangaha mufashije arimo aravuga ngo twese twiteguye muri cya gihumbi yavugaga cya buri munsi ibihumbi 30 turiteguye kubibona. Mwabone mu musubize. Dufite hano umubyeyi Marita, noneho reka agire icyo amwongerera. Muraho neza. Nitwa Nyirabisabo Marita. Ngewe nkunda kuvuga, murabizi iyo nageze ahantu hari ibitekerezo kandi hari ibintu numva niyumvamo ntabwo nagenda ntavuze. Ndabashimiye no gutekereza kuduhuza gutya nk'uko mugenzi wanjye yarabivuze. Ndazamuye ariko ndangije ndavuga ngo ndazamuye ariko ndumva wenda bidahagije, kuko uyu mwanya twicaye hano turi uyu mubare ndeba, kandi icyifuzo cy'iduka ni muri uku kwezi, kandi ninzamura ku gihumbi cya buri munsi wenda bizageza uku kwezi maze gushyiramo amafaranga atageze no kuri ya 30. Nkibaza ngo ese ayo mafaranga 30, kuko twamaze kumva ko iduka ryo ni ngombwa 100%. Ngewe numvaga nyine biri no kumbyiga mu mutima. Chairperson arabizi iduka biri mu kintu namubwiye ngo niharamuka hagiye ibitekerezo by'iduka nubwo nzaba ndi Uganda nzatega nzi. Shimiye Imana cyane rero ko mugitangira ibintu by'iduka nanjye nicayemo hano. Manuel yarabimbwiye arambwira ati ndumva nshaka ko tujya kureba Chairperson mu rugo. Ntabwo ariko watuje ukamubwira wenda kazaba ari uduhamagara, kuko nanjye yagiye ampa message pe. Ndamugana icyo gitekerezo nanjye ndagishyigikiye. Ubundi hari umugani w'umufaransa yaravuze ngo iniyo fait la force. Iniyo fait la force. Iniyo ni iyi ngiyi turi gukora. Ikiri bubyare ni la force. Hamba numva navuga ngo amen. Rero iniyo nimara gukora la force twese tuzamuye kuri icyo gihumbi, ariko ukwezi kuzarangira bitagejeje kwa kundi. Inyungu ngewe mbona mu bintu byo gukora iduka ni inyungu zigera muri nyinshi, ariko ngiye kuvugamo ebyiri. Chairperson, ibintu bijyanye na Leda products ibikomoka ku mpu, dufite abatekinisiye b'inararibonye, ariko uyu munsi batagaragara kubera ko iyo bagiye kugaragara hari imbogamizi. Izihe? Ntago nize, bamwe baritinya, ariko urukweto yasohora barureba ukavuga ngo urukweto rwakorewe. So igisubizo cya mbere mu iduka nuko nidukora iduka
agakweto wenda kakozwe na wa muntu witinya ngo ntabwo nageze mu ishuri ngo mbone diplome. Iyi diplome izahita igaragarira hehe? Muri rya duka. Umuntu naza avuye mu mahanga ya hehe, azaza mu iduka rya Kelsi, iyi nkweto azaperereza kumenya umuntu wagize gute, wayikoze. Wa muntu azahita amenyekana hatiriwe adepoza diplome. Icyo nicyo kintu ngiye naharaniye kuvuga ngo ubu nshingira ngiye, urabizi ko kampani yanjye yitwa Jean Claude, nyihagararira nkumva mfite ishema kuko ari umugabo wanjye w'umutekinisiye ubikora. Ngewe icyo nshinzwemo nanjye ni marketing. Iyo ndebye ibintu akora ndamuga ariko nk'ubu koko uzamenyekana bigenze gute. Ariko iri duka niba agakweto ka Jean Claude kagiye hariya mu iduka, ndabizi neza ko umuntu wese azavuga ati aka gakweto kakorewe he, ni kwa Jean Claude Shoes Makers. Niba ari niyo ni ya makampani azakora products zize he muri rya duka. So rero iyo ni intego ya mbere cyangwa se inyungu ya mbere yiduka. Inyungu ya kabiri, uyu munsi nshobora gukora urukweto nkakora inkweto 10, nkakora godasi cyangwa se iyi nkweto ifunze, zikamara iminsi mu iduka uko nkorera hehe igasanze nta mukiriya uhagera. Abantu benshi buriya batinya kujya mu cyaro bakarebera ibintu hehe mu mujyi cyangwa hafi ya kaburimbo, ariko iryo duka rizatuma za nkweto zanjye nakoreye igasanze cyangwa se Rwamagana ziza zikagera hehe ku isoko. Nizigera ku isoko zizagurishwa amafaranga aboneke nk'uko mugenzi wanjye yabivuze ko amafaranga iyo yabonetse mituweli irishyurwa, nanjye nkarya nkamera neza, nshobora no kuzabyibuha nkamera neza ngasa neza kubera ya nyungu twabonye muri rya duka. Ahubwo nkavuga ngo mbonye igihe dufite ari gitoya. By'ukuri ayo mafaranga turi kuvuga n'abanyamuryango tuvuga 200 dufite, wenda iyi message ngiye uri hano nshobora kuyumva vuba, ariko kuyigeza kuri wa muntu 1 2 3 magana ngahe nubwo ba guverineri bahari, ariko ntago nzi niba bishobora guhita byihuta wenda mu muvuduko dufite wo gushyiraho rya duka muri uku kwezi. Nubwo 1000 rwose turacyumvikanaho, nayo 30 nayumvikanaho wenda nayishyura nonaha, ariko se azagwira ibintu bihite bijya mu buryo cyangwa mu bikorwa? Ubwo aho wenda niho nakumva twafata iyo ntego kugira ngo aburiyo tuvuga ko twese twemeranya ko iduka ni ngombwa. Tukagana ese iryo duka uruhare rwa buri muntu ahubwo bimeze gute? Ese uwo muntu uzatanga umugabane wa 30 ni wa muntu uzabasha gukora products? Ese azayatanga wenda products zikorwe n'abandi? Aho niho mwadufasha. Murakoze cyane. Muri makeya twese ko turi hano kubera inyungu. Hano hari ingero nyinshi zifatika. Amahirwe dufite perezida wacu Kamayirese Jean d'Amour ukunda social media muri kino gihe tugezemo, udakoresheje murandasi muri marketing nkuko uriya mubyeyi yabivuze, nta kintu ushobora kugeraho n'abantu ntibakumenya. Ndabaha urugero, ntabwo ari njye ubishyira ku rubuga. Uyu muyobozi Aroni ku rubuga yashyizeho igikapu kinini cyiza bamutwaramo imyenda, butini, imashini, mashuka, ibintu ushobora no gushyiramo ibyo kurya. Ntabwo umukiriya wa mukerarugendo nibo bagura biriya bikapu ashobora kumusanga i Masaka, ariko ndatekereza ko kiri mu iduka bakigura $300. Ngo ni urugero rwa mbere. Mwese muzi iduka rya Uzura aho riri, narisuye hariya muri Chic. Ngewe ikintu ngiye nshaka kuvuga ndagira ngo mbanze ngisasire, kuko niyo nanditse ku rubuga nako turagira ngo ndaza gukarasa aho tuze kwikosora, hariho abantu bakambwira nabi, ariko ngewe ibyo ndimo mvuga ndabivamo n'ibitabitegeko, kuko navuze ko gutunga umugore utakoye nta jambo ugira kwa sobukwe, nta ryo bufite, ni wo mugani. Birabitegeko kuko tugiye kujya muri koperative, kuko uyu munsi umuntu ajya ku rubuga akamamarizaho
akavuga gusa tukabireba gutyo gusa, ariko abo bantu uyu munsi twanababuze. Cyakoza wenda by the way abantu ngewe nari natumiye, ngira ngo chairperson umunsi yari yampaye nawe yaje kugira inama nyinshi muri Marriott, tubona inamusabye ko duhura tuza kwisubika. Uyu munsi rero abantu bataje benshi kubera iyi mpeshyi bifite amakwe menshi batabashije kuboneka, ariko abenshi tuziranye. Karinganire yari afite ubutumire bwanjye, Ngwirizarone yari afite ubutumire bwanjye, uriya mubyeyi yavuze ubutumire bwanjye, Olivier Jean Baptiste nawe aravuga yari afite ubutumire bwanjye. Ni benshi twahuzaga yuko iduka rigomba kujyaho. Urugero nk'ubu nge nkunda kuganiriza abantu, nkunda agacupa, ariko ntabwo nshobora kujya kuri kontwari kwaka mitsingi nta mafaranga mfite. Ariko uyu munsi iduka ryampaye amafaranga, uyu munsi baba bavuga ngo wa mudezayini wa Rwanda, nge ndi n'umutekinisiye munabimenye, wa Rwanda Reza Value Chain. Ngira ngo inkweto bafateho ibipimo dere niyo yiyi y'Abanyetiyopiya nibo bayi, niyo yiyi. Noneho impamvu ngemwe nshaka kubisasira nuko Uzuri twese turayizi, ikora inkweto mu bitambaro, ariko kubera ko bacururiza kuri social media mbese nibo bazwi. Batwaye n'ibihumbi 520 by'amayero mu Bwongereza, muyabara ayo mafaranga, yaburetse muyabara ayo mafaranga. Hari umuhungu wa Gatorano bita Patrick, ni musaza uno mudamu Mwamini. Uyu munsi yari imbere y'iduka rye, kubera ko acururiza kuri murandasi, ivatiri biparitse hariya ntago ari credit, kubera gucuruza ikintu. Umukobwa mwiza rero wabuze umuranga yaheze Mwanyina, ariko uyu munsi iduka ririho. Dufite chairperson ukunda ibintu byiza, tuvuga ngo iri duka nk'uko batiri hari mu mujyi, iri duka ni iryacu, ibihangano byacu birimo hariya. Tugakora amapublicité byari byose. Bano babarishe batuba turi muri za expo, ngira ngo bamaze kubura igikombe nka 3 kubera ko uzana ibintu bikeya bigashira. PSF yaza, urabona yo haburi iminsi 5 ngo basoze za exposition, baza kure abantu bahaye amasitande, ibintu bazanye biri hehe dutanga amanota tuzabaha imidari, bagasanga ibyo yabimaze yagiye akakibura. We na simugomwa wo kugikongora kandi ntagomba beshyera. Noneho ikindi kintu cy'imbogamizi Karinganire nawe kuba ari hano na Chantal yavuze, hari ugushyira ikintu mu iduka kikabona isoko, ejo bakakikwaka ukakibura. Ariyo mpamvu chairperson yavuze ko hashobora kuzamo n'ubundi bushaki inyuma mu mugongo bwa atelier ya Rwanda Reza Value Chain, kugira ngo isoko niriba rinini, wowe niba ryakunaniye we Rwirizaroni association ko cya cooperative ifata inshingano zo gukora rya soko. Ngiye mvuga ibintu byabayeho. Nyakwigendera Sendashonga Gerard Mwikaze showroom yabonye umwanya wo kujya ku exposayo inkweto z'abantu, nanjye bari wazimukoreye. Haza umubikira, ngere ndababwira ibijyanye n'iduka. Umubikira yashakaga inkweto 270. Gerard araza, buge twadukweto tw'abana ko twabonye isoko, uramfasha tuzikora. Abana yo company ntaga. Amazina yanjye ni niyo mukiza Harriette, ndi muri Rwanda Reza Value China Association. Okay, waruri mu nama y'uyu munsi aho baganiraga ku gushyiraho iduka ryabo ricuruza produit bakora. Ese ku ruhande rwawe urabona iri duka rizi igihe cyangwa bari baratinze kurishyiraho? Ego ubundi bitewe nyine n'imbogamizi zimwe na zimwe zagiye zibamo wenda, ariko bitewe n'igihe kindi uko nguko bari kugenda bayitegura kuba ryazaho nicyo gihe. Kuko ubu ngubu babashije kuba bakisuganya, kuba bakorera hamwe. Ubundi iyo umuntu ari ku ruhande rwe cyangwa wenda undi nawe ari gukorera ku giti cye, bituma nyine abantu badahuza cyane, ariko nyine iyo bari bafatanyije nyine hamwe bagera ku kintu gikomeye kandi cy'insinzi kinashimishije. Okay, imbogamizi za mbere bashobora kuba bagira ni nk'uko wenda nshobora kuba nakora nko ku giti cyanjye, nawe ugakora ku giti cyawe nyine, cyangwa wenda naho twaba turi gukorera ahantu hamwe nidushyire hamwe. Ariko ubu ngubu kuba wenda twaba twishyize ahantu hamwe, aho ngaho nyine bidufasha kuba twazamura isoko kandi tukanakorera igihugu cyacu neza. Okay. Hanyuma wenda urebye ku ruhande rwawe bakomeje kuvuga ko hari abanyamuryango barenga 200
ese iri duka nirijyaho ubona ko abo banyamuryango bose inyungu zizabageraho bose icyarimwe? yego rwose bizabageraho kuko bazaba bishyize hamwe yego mu buryo bugiye butandukanye. wenda niba nk'urugero nshobora kuba nakora nka product nawe ukakora nk'indi ariko n'ubundi stili wenda ari product zimwe byashobora kuba nyine twese inyungu zatugeraho ku buryo nyine bungana. nawe ugiye usumbanisha mu ndi cyangwa wenda ngo ajye munsi y'indi ariko bose nyine ari ku kigero kimwe. tugana ku musozo, uruhare rwawe ni uruhe noneho? urumva ibitekerezo bigeze kure mu gutangiza iriya shop, wowe uruhare rwawe ni uruhe? uruhare rwanjye mu buryo mu bijyanye no kuba iriya shop yashingwa cyangwa se na produit zikaba zashyirwamo? nyine ubundi nk'uruhare rwanjye ubundi tugendera nko ku bandi nyine wenda cyangwa nanjye ngashyiramo uruhare rwanjye. njye nk'uruhare rwanjye ndi nk'umudizayini. yego. ariko nyine hari undi nshobora kuba nzi kudizayininga, uzi gukora inkweto neza, uzi kuyisana paka irangiye, ariko nanjye naguhaye idea y'ukuntu nyine narukora. ubwo njye uruhare rwanjye ni nko kudizayininga, ariko n'undi bitavuze ko naba nzi dizayine gusa, n'ibindi biri imbere bindi mba mbizi. Nirikuwizeyimana Jean Claude, nanjye ndi umunyamuryango wa Value Association Chair. Aha, turakwakira rero, tugiye kuganiraho gatoya, ariko mbere yuko dutangira, wowe uruhare rwawe muri Rwanda Leather Value Chain Association ni uruhe? Nanjye ndi umunyamuryango ukora ibikomoka ku uruhu rwo mu Rwanda, nkora inkweto. Nanjye uruhare rwanjye nifuza ko ibintu nakoraga ngashyiramo mu iduka ryanjye bikahaguma, kujya mbizana mbishyire ku iduka bibashe kugaragara buri umwe wese. yego. nanjye bibe byangira umumaro. narisanzwe nkora muri atelier nzikora nkazishyira aho ngaho, yego, nkazihereza abantu baze banshaka. ariko urumva zizajya ziba ziri ku isoko mu iduka aho zigaragara buri muntu wese, nanjye inyungu zingereho ku buryo bwihuse cyane, ko batubwiye ko umuntu azajya yishyurwa mbere, noneho ugakomeza ukajya gukora. batarabivuga wari ufite impungenge z'uko wenda wageze nkora byinshi nkabishyiramo bikagenda bikanatinda, kandi amafaranga ubundi abagomba kugenda agakora byihuse akagaruka akajya no mu bindi. nyuma y'uko rero wumvise ko ugiye kujya ufata amafaranga ukizana ibicuruzwa byawe, uhise ufata izihe ngamba mu bijyanye no guhindura imikorere wari usanzwe ukoreramo? umva ngiye gukora ibintu mbinoze neza biba birangiye bifite finisage, bijyane nyine ku buryo nanjye n'umujaji uzajya ubijajinga nta difa azajya ayibonaho. yego. ni iki mwiteze kuri iri duka rigiye kujyaho, cyane cyane ko rizaba rihuje abanyamuryango b'igihugu cyose, kuko ni intara enye umujyi wa Kigali urimo? ni iki mwiteze kuri rino duka rizahindura ku buzima bwanyu cyangwa se ku mikorere yanyu risanzwe muri kampani zanyu musanzwe mukorera? iri duka ni ukuvuga n'ubundi nanjye nzajya mba ndi umunyamuryango, bigaragaza ko inyungu zizajya zivamo n'ubundi zizajya zingarukira, nicyo nitezemo. nubwo mba nacururijemo ariko n'inyungu zo ku ruhande nanjye nzaba nzifitemo uruhare. imeze gute ubusanzwe kuko ucuruza inkweto zawe, noneho nuko witeze kugira ngo uko nacuruzaga nakoraga ibintu bitari byinshi, umukiriya yaza akora ibyo nkora akamakomande bitewe n'icyifuzo cyo ashaka, kuvuga ati njye ndashaka inkweto imeze utya, ndabona ufite isongoye ariko nshaka idasongoye cyane, akajya yamakomande. ariko birasaba ko nzajya mbikorera rimwe, ari indi songoye n'idasongoye nkajyana ku isoko muri rya duka, nanjye bikamesha amafaranga vuba ku buryo bwihuse kwa ya koperative nyine turi kugifungura. icyifuzo cya gitekerezo ni uko n'inkunga zizajya ziboneka muri iyo koperative nanjye zizajya zingirira umumaro, nicyo nitezeho, nanjye ibyanjye bigabasha kwaguka bikagera ku rundi rwego, na ya atelier yanjye ikazamuka kandi na koperative nyikoreramo. Murakoze, nitwa Dr Joseph Ndagijimana, ndi umuganga w'amatungo, ndi umwe mu bagize iri huriro
ry'abakora ibikomoka ku mpu mu Rwanda, Rwanda Leather Value Chain Association. Murakoze. Uyu munsi mwari mwitabiriye inama yarimo kwigirwamo ibintu bigiye bitandukanye, ariko ahanini ikigirwagamo ni uburyo mushobora kuba mwashyiraho iduka rizajya ricuruza produit abanyamuryango bakoze. Wowe nk'umuntu uba muri Rwanda Leather Value Chain Association, wabyakiriye ute muri rusange nk'abantu mutari musanzwe mufite iryo duka? Murakoze. Uyu ni umugisha, iyi ni indi ntambwe none igihugu kiba giteye. Manze mbamenyeshe ko muri iri huriro nge mpagarariye amabagiro ndetse n'abahinzi borozi, ari nabo rwa ruhu ruturukaho kubera ko rwaturutse ku itungo ryorowe neza. Ngewe rero nk'uko mubibona no kuri ibi bishushanyo bijyanye na viziyo, intumbero, icyerekezo cyacu muri Rwanda Leather Value Chain Association, murabona ko tugira inganda 5 zinyuranye, ariko uruganda rwa mbere rwitwa Slaughterhouse amabagiro, ni ngewe rero uyahagarariye mu Rwanda. Muri iyo spirit rero iki gitekerezo ni cyiza cyane, kuko abishyize hamwe nta kibananira. Kandi umunyarwanda yaravuze ngo ababiri bishumwe. Iyo tuvuze rero ababiri bishumwe hano, umwe bavuga ni umwanzi w'umunyarwanda. Uwo mwanzi w'umunyarwanda wa mbere ni umukene, ni ubukene plutôt. Umwanzi w'umunyarwanda ni utuma abantu badatera intambwe nk'abanyarwanda ngo bave ku rwego bari bariho bajye ku rundi. Cyane cyane ko uyu munsi niba Rwanda Leather Value Chain ari imwe mu muyoboro igihugu kigomba gukoresha, ndetse cyatekereje ko kigomba gufasha mu bijyanye no kugera ku ntego rya NST2, ni ukuvuga ko rero niba twishyize hamwe, cyambere tugiye gucreatinga akazi, tugiye kongera akazi, tugiye kongera ubwiza bw'ibikoresho byacu biva mu, ariko none mutekereze ko indi nyungu irimo, tugiye kongera gushimangira cya gitekerezo cyitwa made in Rwanda. Yego. Ubwo noneho rwajyaga ruva hanze ruje ku madolari, tugiye kurifata hano mu Rwanda, ruturutse muri za mpu zaturutse muri bwa bworozi bwacu, muri amabagiro yacu. Urugero nkange ndimo gutunganya ibagiro, company yanjye Humura Trading Limited, yego, iri gutunganya ibagiro mu karere ka Kamonyi, hano hirya ku birometero 15 uvuye mu mujyi wa Kigali. Kuvuga ngo mu nka 100 kugera ku 150 tuzabaga buri munsi. Kuvuga ngo ni tone 3, tone 3 z'impu zizajya ziva mu ibagiro rimwe. None utekereza amabagiro agera kuri 16 yujuje ibyangombwa azagera aturukamwo izo mpu. Bivuga ngo umunyarwanda yabonye ibikoresho by'ibanze. Twebwe rero mu ntumbero dufite nk'umuntu uhagarariye Humura Trading Limited, nuko tuzabaga inka neza, niturangiza na rwa ruhu habe hari unité de traitement yarwo ituma turwongerera agaciro, ku buryo rwa ruhu rwavuyeho ubwoya, rwashyizweho ya product ku rwego rwa mbere rwatuma rubasha kujya muri rwa ruganda rw'Ibutare rwihuye ikarunoza neza. Rwanda Leather Value Chain Association ikajya kurufatayo, izahita ko kanya ikoramwo rwa rukweto rw'umunyeshuri, izahita ikoramo rwa rukweto ya boot y'umusirikari wacu, y'umupolisi wacu, y'umugeni wacu, y'umusore wacu, y'umusaza wacu. Murakoze. Kabonye hari ikibazo rero cy'uko products rimwe na rimwe zibura wenda ukabona isoko, ariko ukabura byinshi byawe ibikoresho byawe. Ikihe cyizere cy'uko niba haje isoko noneho bizabasha natangiye mvuga ko abishyize hamwe nta kibananira. Niba twishyize hamwe niyo maboko yacu, ayo maboko yacu ubu nta banke n'imwe twajyamo dukomanga, bitewe n'uko duherekejwe inyuma, hari intari duherekeje ngo ya banke yange kuduha loan yatuma tubasha kuba twabona bya bikoresho. Ahubwo ngewe icyo ndi gusaba nuko muri cyagiye tugiye kugura za product zituma gwa ruhu rwacu, za side dukoresha, za product zizana amabara ku ruhu, twashatse gukora product y'umutuku, y'umuhondo, y'umukara, se izo product ziva hanze. Icyo twasabaga leta y'ubumwe bw'abanyarwanda nuko yatworohereza ikadufasha
ku bijyanye n'imisoro kuyibona bitworoheye, kuko ibyo tuje gukora no gukeretinga akazi mu gihugu zari inshingano za leta, ahubwo ni twebwe nk'abikorera tugiye kuzikora. Urundi rugero, niba ishyirahamwe ry'aborozi biba amatungo mu Rwanda by'inka by'umwihariko ribona umunyu wo guha inka uregzonere warasonewe imisoro, natwe wa munyu tukaba tuwukeneye kugira ngo tuwushyire ku mpu mu gihe turi kuwutunganya, natwe leta icyo nicyo dusaba ko babandi twebwe tugeze Rwanda Leather Value Chain Association natwe tworohereze muri uwo mujyo kuri izo product dukeneye. Abanyarwanda barahishiwe, umva ibiri imbere ni byiza. Twagize revolution mu bintu binyuranye, mu buhinzi, mu burezi, mu bucuruzi, mu mutekano. Umva revolution mu ruhu niyitahiwe, kandi aha turi kugana naho umunyarwanda agiye kwambara ibintu bikomoka ku ruhu bikorerwa hano mu Rwanda. Murakoze, nitwa Kamayirese Jean d'Amour, abanyoboye ihuriro ry'abakora ibikomoka ku mpu mu Rwanda, iyo byitwa Rwanda Leather Value Chain Association, aribwo tugiye gutangiza gushyira iduka rusange ariryo duhuriyeho twese nk'abanyamuryango, rizafasha abanyarwanda mu kubambika ibikomoka ku mpu, aribyo mwabonye inkweto, imikanda n'amashakoshi. Nk'uko umukuru w'igihugu yabivuze ko dufite impu nziza, turashaka kwereka koko leta yacu nk'umubyeyi ko dufite impu nziza kuko tugiye kuzibyaza umusaruro, twiyambikira abanyarwanda tudategereje inkweto, amashakoshi, imikanda bivanze y'igihugu. Rero icyo gihe ni igihe kugira ngo abanyarwanda bambare ibikomoka ku mpu hano mu Rwanda, dusaba na leta ko yadushyigikira. Nk'uko mwagiye mubona ko abantu benshi batangiye kutwandikira, babonye inkweto ejo twasohoye, harimo botine za gisirikare bambara abashinzwe umutekano, hari n'izi twasohoye bambara mu ofisi. Mwaje ko ari inkweto nziza, igisigaje ni ukugira ngo tuzinuze neza. Nibwo mwabonye ko uyu munsi habaye, mvuga ko ari umwiherero, ni inama yo kugira ngo dutangize iryo duka mu bushobozi bwacu bukeya dufite. Nibyo turimo kureba hamwe kugira ngo dutangize iduka rizayicuruza ibyo bihangano by'abakora ibikomoka ku mpu mu Rwanda. Iduka rero rije gufasha ikindi n'abakora. Iri duka rije rifite akamaro kanini. Icya mbere, gushyira mu bikorwa iby'umukuru w'igihugu yasabye muri Kongo ya RPF mu myaka ishize. Ikindi cya kabiri ni ukuziba icyuho kibiva hanze. Muzi ko hanze hava ibintu byinshi, nk'uko muzi ko za caguwa mbere havaga caguwa nyinshi hanze, ariko ngubu mu Rwanda twe twiyambarira made in Rwanda. Natwe turashaka ko tujya twambara made in Rwanda y'inkweto, kuko impu turazifite, abatekinisiye turabafite. Icyo kintu rero nicyo tugira ngo dushyire mu bikorwa, tuzibe icyuho cyangwa tujye repetition ku isoko mpuzamahanga, natwe dutangiye twambika abanyarwanda n'abaturarwanda ibikomoka iwacu mu Rwanda. Muri iyi nama mwagize hagaragaramo ikibazo cy'uko wenda umuntu ashobora kubona isoko akora akamura products zihagije zo kugira ngo ageze icyo kibazo cyo gukora. Niyo mpamvu mubona hariya hari itsinda twashyizeho, produit turazifite. Mwabonye ko dufite abatekinisiye benshi, kandi dufite impu. Buri ufite impu ukajya n'abatekinisiye, ikiba gisigaje ni gutumiza amataro hanze. Kandi amataro nabwo turimo gushaka uburyo twazana amamashini, nuko nta mikoro makeya, kuko murebye nitwe turimo kwikoramo nk'abanyamuryango, nta nkunga turabona, nta bafatanyabikorwa turabona, ariko twizeye ko leta nk'umubyeyi yiza dushakira abafatanyabikorwa, kuko turashaka kuzana n'amamashini. Mwabonye hara twamuritse mu bitabo, aba mu Bushinwa no mu Butaliyani akora amataro. Turifuza ko twebwe nta kintu hanze twajya tugikura hanze, byose twaba tubikora hano mu gihugu cyacu, nk'uko badufunguriye inzira umukuru w'igihugu. Twaba dufite n'umutekano. Ufite umutekano, nta kintu cyose kiba ari cyiza kugira ngo mubigereho. Nk'uko natwe mwabonye twihuje n'ihuriro rimwe twese mu gihugu, mu Rwanda rwacu, ariyo byitwa Rwanda Leather Value Chain Association. Umuntu yitegereje neza abona ko inkweto mwahereyeho mukora, wagira ngo hari isoko ryaryo mwari musanganywe. Kubera iki mwahereye kuri ziriya ntimuhere mu za rubanda rusanzwe?
ubusanzwe dusanzwe dukora inkweto zisanzwe z'abanyarwanda bakunda kwambara ku isoko. Ayo masandari ibyo dusanzwe tuyakora turayafite menshi, dufite abanyamuryango benshi bayakora, amakampani abikora, ibyo dusanzwe tuzicuruza hanze. Tuzicuruza hano mu gihugu nubwo tutajya hanze ntabwo turabinoza neza kugira ngo turwane ku isoko, ariko ibyo byose nta mikoro. Ariko impamvu twatangiye kuri izi nkweto, mwabonye twagize amahirwe tubona abantu baje kuduhugura baturutse mu bihugu byo hanze, ari nabwo ejo tumaze icyumweru cyose duhugurwa gukora izo nkweto zo muri ofisi ndetse n'izo nkweto z'abashinzwe umutekano. Twahise tugira n'inyota kugira ngo dushyire mu bikorwa iby'umukuru w'igihugu yifuza. Rero n'impamvu mwabonye ko uyu munsi twahise dukomerezaho kugira ngo dushakire hamwe uburyo twahita dushyiraho iduka rusange nk'uko turi Rwanda Leather Value Chain Association, ku buryo noneho tuziba cyacyuho cy'inkweto ziva hanze, imikanda y'amashakoshi, ibintu bivanze ni byinshi cyane, amadovize yacu agasigara mu gihugu. Ndetse mwabonye ko dufite n'urubyiruko rwinshi kugira ngo turuhangire imirimo, rukore imirimo. Iyi segita ni segita yatanga akazi yaba kubize yaba batabashije kwiga, kandi bakabasha kubaho kandi bakabaho neza badakoresheje amafaranga menshi. Abo banyamuryango bafite amakampani twese turi kumwe mu gihugu, nibo bibumbiye muri Rwanda Leather Value Chain Association RVCA, bose turi kumwe. Ubwo icyo tugiye gukora ni ukugira ngo tuzamure babandi bafite amakampani aciriritse ari hasi kugira ngo nabo babashe gucuruza ku isoko, kuko n'umuntu ukorera za Nyabihu, umuntu ukora aho ngaho mu ntara za Byumba cyangwa se mu Ruhengeri aho hasi mu mirenge, abo bose dufite abantu, mwabonye ko dufite abantu baduhagarariye buri ntara. Abo bose bagiye bashyira abantu bahagarariye mu turere, abo bose bafite amakampani mu turere bazazamura ibihangano byabo mu iduka tugiye gushyiraho, ku buryo nabo bazajya bakigita ku mafaranga. Abandi bavuga ko ngo abantu bakora ibikomoka ku mpu ni abantu batize, kandi nta mwuga udakiza. N'Imana nabwiye ngo harimo abantu bize n'abatarize, bose turifuza ko buri wese yakigita ku mafaranga. Rero niyo ntego ya Rwanda Leather Value Chain Association, kugira ngo buri munyarwanda wese, ubwo urubyiruko rwose aho ruri, babandi babana bamwe ibiyobyabwenge turimo kugira bave mu biyobyabwenge, abo bana birirwa ku mihanda batagira icyo bakora, baze mu ihuriro, kuko ni ihuriro ritanga akazi ku bene igihugu, cyane cyane urubyiruko rw'ejo hazaza. Ubwo rubyiruko ni rwo nshishikariza ahubwo kuza muri Rwanda Leather Value Chain Association mu ihuriro, tukabereka ibyo bagomba gukora, kandi bahabwa igihe gito cy'amahugurwa, bagatangira bakakita ku mafaranga, bagashinga n'utwo kampani dutoya duciritse, kandi hari n'abamaze kuzamuka. Hari abanyamuryango benshi tumaze kuganira bambwira ngo mu myaka ibiri tumaze yatangiriye gukora udukweto 2-3. Ejo bundi yageretse ko amaze kugurisha inkweto zigera ku hafi 2. Urumva rero nibyo kwishimira, kandi n'urubyiruko twahanze tubakura mu bushomeri, baraza tubereka uko bagomba kwiteza imbere. Ibyo rero biradushimisha nka Rwanda Leather Value Chain Association. Buriya jyangenera ku mukuru w'igihugu cyacu, nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, nuvuga ngo icyambe no kwigira. Nitutigira, iyo utigize urapfa. Ibwacu tugomba kwishakamo ibisubizo. Ni nabwo mubona ko tumaze imyaka 2, mu myaka 2 tumaze abakora ibikomoka ku mpu bamaze imyaka 30 ntacyo bageraho. Rero igihe ni ikigiye ngo twigire abo bantu bakonsoma, nabo bamenye ko bagomba kwambara ibikomoka ku mpu bivuye iwabo, tudategereje ngo biva hanze. Iva hanze akamuhanda kaze ngo imvura ihise. Mureka twigire, twambara iby'iwacu, nayo amadovize asohoka mu gihugu agume mu gihugu, yubaka ibikorwa remezo by'igihugu.